ahubwo uko ngiye mbyumva umuntu ashobora kujya mu bintu hari nk'ukuntu umuntu bamuyobya ugasanga nk'umubyeyi aravuze ati mwana wanjye ikintu nshaka uzaba umwenjeniyeri bakamujyana mu mashuri bakabimuhingamo mpaka kandi ari umukomedi ukajya usanga ariko no kwishanse wenda koko yaje kuba umwenjeniyeri ko ni wa muntu wirirwa gukusanya abantu ababwira story. Yego umuntu uvuze kuri ebyiri aba afite ikintu tubwiza buri naturel namuntu usanga afite ikibuno atagize ajya muri gym afite mu nda zero ko yarya kose wenda dufate nk'urugero nka mwana afunze ni umunyamakuru ariko ushaka kwivugira ku bintu yego nyine biri unique bitandukanye agira gasaci aho wakumva ari kuvuga ngo tufote wa mukobwa yambaye ubusa yego. Analiza Empire we here to create. Tubahaye ikaze bakunzi ba Analiza Empire. Ahangahe imbere hari abagabo babiri bagiye kutuganiriza. Njyewe nitwa Seven Maestro. Kuri Analiza Empire hari ibiganiro byinshi muzagenda mubona, byaba ibiganiro mpaka, yaba documentaire, yaba n'ibindi biganiro byinshi tuzagenda tubagezaho. Navuga ngo iyi ni inzira tugiye kongera gutangira kugira ngo tugezeho abantu bagiye bafite amatsiko atandukanye y'ibintu by'ubwenge bazagenda babona. Tuhaye ikaze aba bagabo bagiye kutwibwira ubundi batubwire nicyo bagiye kutuganirizaho. Ntago dushaka kubyiherera nawe ngo tuvuge ngo dukora analize nkuko nyine cyane bayita analiza, wenda ngo twanalize ibintu gutyo, ari ibintu byinshi tudafite amakuru. Niyo mpamvu twafashe gahunda yuko tuzajya tuzana umuntu usobanukiye wenda ibyo bintu kuturusha kugira ngo nyine n'abantu badukurikiye nyine baze gusobanukirwa kurushaho. Mbibutsa ko nawe uramutse wumva ari ikintu kabisa ufite ibitekerezo wumva wasangiza abagenzi bawe, ushaka kuzajya utwandikira kuri cyane muri comment hose no ku mbuga zacu nkoranyambaga, nawe tukazagutumira. Ngo rero ntatinze turi kumwe no mutumirwa wacu, tumukanya turababwiriya impamvu n'ingingo twamutumiye bari buze kutuganirizaho, ariko mbere na mbere arabanza bibwira. Murakoze, nitwa Salvatore Wonder. Salvatore Wonder Wonder like wonder from wonderful. From wonderful. Urakaza neza rero muri studio na mikoro za Analiza Empire. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ishishikaje. Njyewe Salvatore twarahuye tuganira ku bintu nyine arabimbwira koko birahura, nsanga nibyo tubigerageza no ku bandi bantu. Turagira ngo namwe ibintu muze sinzi hari ahantu henshi twagiye tubibona cyangwa bakabyita ukuntu kwinshi gutandukanye. Hari abantu bavuga wenda ngo ni ubuhanuzi, abandi bakavuga ngo ni ubupfumu, abandi bakavuga batari ko ibintu ubundi biba bisanzwe bihari, ahubwo hari abantu bashobora kubimenya. Ubwo rero hari ibintu bita numerology, hari n'ibindi bintu bita horoscope. Bakavuga ati iyo umuntu yavutse iki gihe uko byamera kose ayitwara gutya, amera gutya, akunda kuba ameze gutya, cyangwa ibi bintu byitega bizamubaho mu buzima bwe. Turaza kubabwira, turashaka atubwire formule y'ukuntu babibara babigenza, noneho ku buryo wenda namwe mushaka kuza kubyipimira mukareba koko niba ari byo. Numerology. Salvatore, wenda dutangira abanza tubwire udusobanurira, ubundi tuzaganira tuzongera tugutumire, ariko kugira ngo wenda bitahita biba byinshi cyane cyangwa kandi tuba dufite igihe gito n'abantu badukurikiye wenda ntago bareba umwanya munini cyane, ariko uzagaruka na horoscope n'ibindi byose tuzabiganiraho. Ariko banza udusobanurire numerology uyu munsi niyo turi buze kuvuga. Ubundi numerology ni iki? Nakoze numerology mu ndimi z'amahanga numerology, ariko uburyo nabivugaho ni uburyo bw'imibare. Imibare igena kuvuga uburyo bwose kugira ngo wese abyumve. Ni uburyo nyine imibare igena ubuzima bwacu bwa buri munsi, cyangwa se igena ibintu byacu cyangwa byinshi bigenga isi. Bigengwa n'imibare. Ni nk'ururimi, ni ururimi ruvugwa n'abantu bose ku isi, cyangwa se n'ururimi ruvugwa n'isi, kamvuye gutyo. Yego, ni universal language mu ndimi z'amahanga. Imibare. Yego, ni universal language ni imibare. Ni uburyo no gupredictinga cyangwa no kugaragaza ahubwo ikintu kiri mu cy'umuntu ariko atarazi. Urabona language isanzwe turavuga hi, kama hi, bite, ni sawa no kwansubiza. Noneho ni nka communication. So rero ntuze
nabyo ni language ushobora kuvuganamo n'umuntu, ni ururimi bavuganamo n'umuntu mukaganira, nk'uko ushobora kubwira umuntu se wariye ese kakazi urakabonye, urukumva nuko ringi biza kugendekera na buri muntu kuvugana nayo ni language ifite ushobora kuvugana n'umuntu akaba avuga ngo wenda se nkabwira ngo wenda se uyu munsi uyu n'uyu uzabitondere ibibazo ibi n'ibi, like uteye gutya, reka kwitwara gutya, cyangwa kumeze gutya, ibintu nk'ibyo ngibyo ni communication, ni communication, ni language nyine siko navuga mu Kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo nimero zishobora kuba ibintu byinshi bigari cyane. Yego. Noneho uyu munsi rero ntabwo nshaka ko tubijyamo byose. Ngewe icyo nashakaga nyine cyatumye mba interested kugutumira ni ukumenya, sinabyita ubuhanuzi ariko ni inzira ya muntu, sibyo? Ubwo igihe tuganira umva hagendewe wenda ku gihe yavukiye, ubwo ni imibare, amatariki, ibintu nk'ibi. Yego. Noneho bigahita bigaragaza ni ibigaragaza, okay, ntago ari uguhanura cyangwa ubwo ni ukugaragaza ukuri kuba kwari gusanzwe guhari ariko kukumenya nyine ni ukwiga iyo language no kumenya iyo language uburyo ukora, kuko yadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni language ibamo mushaka kumenya uko kwitwara, uko kubaho, ikagufasha kwimenya. Mu magambo make ni uvuga ngo icyo tariki wavukiye, impamvu ibyo kubaho byose bifitanye isano n'uwo munsi wavukiyeho, kuko nkuko mubizi nta muntu ugera umunsi avukiraho. Hari uburyo busanzwe n'ushaka gutera inda ukabona harenze iminsi 9 yavuyeho cyangwa mu kadomo cyangwa ikajya munsi. Ibyo byose rero haba hari impamvu, ko nta muntu ukubwira ngo, nta mudogiteri akubwira ngo njye gutera umuti byari ku minsi 5. Nta bushakashatsi bubaho cyangwa nta buvuzi bubaho bwatuma izamuka. Rero hari impamvu iyo minsi izamuka. Iyo mpamvu rero iyo tariki wavukiyeho igira uruhare mu rugendo rwawe rw'ubuzima. Yambe matching cyangwa abantu babyumve neza, kuko nkana zo bavuze ku tariki ya mbere akesha abana abantu bafite icyo bita male energy. Ni abantu bafite energy ya kigabo, kumbivuge gutyo, ya kigabo. Ntusuva ko ufite ubwanwa n'iki, ushaka kubona umukobwa ufite ubwanwa ariko ufite male energy, vango nyine muri wowe bifitiye ibimereye ko utekereza kigabo, uri seriye, ukunda kuba umuyobozi, bikikora ku giti cyawe ukibaza kuki abantu bambwira ngo ibi nibi nibyo nashobora, cyangwa usanga nko mu itsinda ry'abantu cyangwa aho uri abantu bakunda kubona utakiye n'undi muntu, kanajya kure ugasanga wowe ukumeze nta kuntu ari byo wisuko wize suko ari cyangwa birikora automatique. Iyi rero iyo energy buri wese avukana energy ye, nkuko nk'iyo takina nk'itaki ya mbere uvuze, umuntu wese avukana iyo energy niyo imugeraho effet. Noneho washaka kumenya wenda se something beyond, washaka kumenya ikindi kintu kirenze kuri ibyo ngibyo, nk'ibyo yavuze mu by'umwaka. Nanone ushaka kumenya umwaka itariki wavutseho, ukwezi wavutseho n'umwaka wavutseho, nibyo bigena nibyo bigena life path, inzira yawe, urugendo ufite, cyangwa se nimvuga life path ntabwo mvuze destination aho ugomba kujya, ahubwo ni umuyoboro uzanyuramo muri ubu buzima, inzira uzacamo kugeza igihe uzapfira. Yego, inzira uzacamo. So ushobora kuca muri iyo nzira cyangwa ntwicemo, nta kikosa rihari, nta kibigutwaye, nta kibitego. Ushobora guca muri iyo nzira cyangwa ntwicemo. Yego, ni amahitamo yawe. Ariko akenshi iyo bigenze gutyo niho usanga umuntu akora ikintu akavuga ati yewe nubwo uri hano ibintu bishoboye. Niyo muzasanga hano mu kazi, hari umuntu usetsa abantu bose bakunda mu kazi yisekereza. Ugasanga muri office umuntu arasetsa, mu by'ukuri ni umuyobozi ariko afite impano yo gusetsa, ni umukomediye n'urugero. Nuvuga ngo mu by'ukuri pafu ye y'uwo muntu aba ari umukomediye, ariko ugasanga arandi hano bitewe n'icyo na systeme y'isi yisanze mu bindi bintu ngoma n'izibi. Ubwo ni izihe ingaruka rero zo kuba utari kunyura mu nzira wakabaye ucamo? Ingaruka zihari ni nyinshi, ariko izihuta nabwira abantu zihutirwa cyane nuko ubaho ubuzima utishimiye. Amakoze igihe avuye itariki ukwezi, isaha ntabwo ari ngombwa. Itariki ukwezi n'umwaka. Yego. Noneho itariki iranga iki, ukwezi kuranga iki, umwaka uranga, mbe dusobanurire. Okay. Nuvuga ngo itariki iranga en general wewe wanyawe, imirere yawe. Itariki. Yego, itariki. Noneho ukwezi n'umwaka biranga mu mvugo yoroshye, nivuga ngo misi ufite kuri isi.
misiyo ufite kuri iyi si. Itariki, ukwezi n'umwaka nibyo bikora icyo ta life path, nyine birekana imisiyo ufite mu rugendo rwawe muri tano ya cyangwa muri path yawe. Yego, naho itariki gusa, itariki yonyine yo yerekana en general mu ncamake makeya wowe wanyawe uri. Yego, ibyo ukunda, ibyo wanga, yakuteye. Ubwo ni ukuvuga ngo wenda tubare ko amatariki ashobora kugenda akagera kuri 31. Guhera ku wa mbere kugera kuri 31, ubwo bivuze ngo hari inshuro 31. Okay. Yeah, okay. Inshuro 31, of course hari inshuro 30, ntabwo ari inshuro 31, ntabwo ari uko bigenda, ntabwo ari uko bimeze nk'imibare tuvuga dusanzwe ngo rimwe kujya kuri 31. Nuvuga ngo imibare 9 ivuga ngo iyo ufite imibare 2 urareducinga gukuramo umubare umwe guhera kuri 1 kugera ku 9. Noneho iyo ufite ureducinga gute? Okay, dufata urugero. Okay, niba nk'umuntu yavutse wenda ku itariki 15 ubwo urumva ni imibare 2. Urumva irenze 9. Irenze 9. Yego, imibare urayiteranya kugira ngo ubone munsi 9 ubwo ni 7. Uteranya ya mibare hagati havamo 7. Yego, ariko hari imibare y'amarenga tegeko cyangwa se irenga yobora, nyine bita master number ya 11, 22 na 33. Iyo ni bita master number. Ubwo iyo ngirenze ku 9. Yego, uruvuga ngo irenze ku 9, nabo abantu bafite izo master number nyine baratandukanye n'abandi bantu. Ibyo no kubireba baratandukanye kuko nimba ni master nyine. Yego, batandukanye gute rero? Energy bafite ziratandukanye. Baba barenza abandi se? Ntago baba barenza abandi kuko buri wese arunze undi mu buryo bwe. Ariko nuvuga ngo nyine bo ubwabo nyine aba ari master cash, usanga ari abarimu, ari abami, yewe na Yesu n'ubyo kubibana Yesu nawe yari master. Kuko ntibara gute tugendeye kuri 25 z'ukwa 12 se? Nuvuga ngo urebye na ntuzo, urebye na urebye n'igihe yapfiriye, urebye ntuzo na Yesu nawe cyakine nka 33, kuna kuba ari influential people, abantu bakunda kuba ari influential people. Yego, 33. Ako nyine mugiye mu mibare ubwo jyana mugeze numva nata. Okay, oya witakara. Oya witakara ubwo nukuvuga ngo icyo ngiye maze kumva, wenda ubwo n'abantu badukurikiye nawe urahita unkosora. Nukuvuga ngo hagomba kuba imibare ni 9. Ubwo ku itariki ushobora guteranya nayo ntanze urugero rw'umuntu wavutse kuri 15. Uwo muntu afite umubare 5 wongeyeho. Yego, ahita abe 6. Uwo ni wo mubare w'itariki. Noneho ibijyanye rero ubwo yari itariki. Ibijyanye n'umwaka rero n'ukwezi n'umunsi, nabyo no kubiterateranya. Uratera ivanga uteranya, kandi ntabwo biteranya 2, uteranya buri single. Buri kantu nivuga niba ari 12 z'ukwezi kwa mbere 2000, ubwo ni 1 uteranyijeho 2, uteranyijeho irindi 1, uteranyijeho 2 nyine 2 n'amazero gutyo. Byose. Yego, none uvuga ubwo iyo biteranije ubwo niba ari 12 kwezi kwa mbere muri 2, ubwo ni 1 uteranyijeho 2 ni 3. Amatariki turarangije. Duteranyeho ukwezi, ubwo ni ukwa mbere ni 1. Duteranyeho umwaka, ubwo ni 2 ni 2. Bivuze ko dufite 3, 1, 4 gushoka 2 kari hano kakanga kaba 6. Ubwo umuntu afite 6. Yego. Ubwo abadukurikiye muri kubyumva nyine ukuntu umenya umubare. Ubwo uwo mubare niyo nimeroji yawe se? Iyo mibare mvuze ni nyine ufuze ni itariki y'amavuko, ni imibare isanzwe, ariko ujye kuba muri nimeroji y'ubireducinze gutyo kabikuramo izo singo, nibwo nyine ujye muri nimeroji watangiye kwinjiramo. Yego. None rero ubwo turashaka no gusobanukirwa rero kugira ngo umenye inzira yawe. Ubwo nitubyita inzira. Ubwo iyo umenye inzira yawe ni personality yawe. Bese nizo ni nka misiyo. Life path ni nka misiyo ufite kuri isi. Nka misiyo icyo waje gukora. Ese waje kuri umuhanzi, waje uri umuririmbyi, waje uri umupolitician. Ubwo nukuvuga ngo misiyo yawe niba ari ukuba umuhanzi. Ubwo nukuvuga ngo tayari guhanga bikurimo, nubwo wabyirengagiza ariko bikurimo. Yego, bikurimo. Nawe ubwo byumvamo. Bino bintu bishobora kugufasha kumenya ikintu ukwiye no mu buzima bwawe. No gutamo kariyeri wakora. Aho rero niho tugiye. Ubwo rero n'ubundi bwo naho twinjiye. Noneho ubwo tubonye imibare 9, ariko hiyongeraho 11, 22, 33. Yego. Iyo mibare yo ni master. Master number. Noneho rero ubwo tumaze kandi kubona ko itariki gusa
igaragaza wowe nyine wowe wanyawe en general. noneho wafatanya itariki ukwezi n'umwaka bikagaragaza inzira misiyo yawe. Yego magambo make. Misiyo yawe. Noneho rero ubwo tugiye kwinjira mu kumenya iyo mibare. Okay, tubare wenda uratubwira ati iyo umuntu ateranije agasanga wenda inzira ye ni rimwe iranga iki? Wenda tubanze duhere kuri rimwe mbere yuko tujya ku yindi. Rimwe iranga iki? Rimwe iranga ni byinshi, ntabwo mbizi byose mu mutwe, ariko ibyo nibukamo rimwe ni abayobozi bafite muri leadership na tireroma nk'ubwamwe imbere bafite muri leadership. Noneho na characteristic uburyo bitwara people around babonamo leadership, barabibonamo ko bakwiye kuba abayobozi. Yego. So ikindi ni abantu nyine like nyine avuze ko bafite male energy, nuvuga ngo bafite mu ngurugabo nk'ukuntu male energy. Male energy nyine male energy nyine n'abantu ya kigabo. Yego, niba waba uri umukobwa umeze nk'abagabo, bivuze ko abari igishegabo. Ntabwo ari by'abagabo gusa, niba waba uri umukobwa ntabwo uri igishegabo, oya ntabihuriye, ahubwo wifitemo akantu ko kumva ko ikakanyabugabo, like yakakanyabugabo nk'ukuntu kuba waba umuyobozi of course, kuba waba CEO, kuba wayobora ibintu byinshi nyine nta akesh ntabwo kuba umuyoboro. Hari umwarimu wigeze kubitwereka akaducamo nk'amagurupe akatubwira ati mugende mwige ko ibintu twagaruka agahita avuga ati none si uyu muntu uko ari uje kuba presenter ninde wamutoye, ukumva nyine mu bantu muri groupe isavamo umuntu umwe yigaragaje nk'umuntu nyine ushaka guhita ayobora. Yego. Kandi n'abandi bakabona ko arabikwiye aranabishoboye, ubwo biba bimurimo no wenda atabizi. Yego. None cyangwa muri karasi kavuga ngo mujye gutora chef, kumva ngo wowe ndo tubera chef, kumva bavuze umuntu ngo uratubera chef, uvuga ngo abantu bana batakubonamo ubwo bushobozi tayari. Ubwo nuko ngo abantu badukurikiye uramutse ufashe igihe wavukiye ugafata itariki ugafata ukwezi ugafata umwaka ugateranya umubare umwe ku wundi ubitondetse ku murongo ugasanga byose wenda bibaye 10, ubwo rimwe wongeyeho 0 ni rimwe. Yego, ni rimwe. Ubwo byose biteranije havamo imibare ibiri ukongera ukayiteranya noneho hagasigara rimwe. Ubwo wifitemo akantu k'ubuyobozi, akantu ko kuyobora nyine. Yego. Ubwo iyo ni rimwe. Ubwo abantu noneho rero icyo ngiye nshaka kubaza, tuba rusanze ufite rimwe ku itariki wavutse ku itariki ya mbere. Ubwo ku itariki ya mbere iyo ni ntuza yawe, niyo ntuza, niyo nyine niyo energy yawe ni rimwe. Yego. Ushaka gusanga none itariki yawe ari rimwe, wenda tubare ko umuntu wavutse ku itariki ya mbere cyangwa ku itariki 10, ubwo afite rimwe, noneho yateranya imibare ariko agasanga si rimwe. Yego. Yego. Ubwo ni inzira ye si rimwe, misiyo ye si rimwe ariko. Yego, nuvuga ngo itariki ya mbere yavuze ku itariki ya mbere, ariko nateranya imibare yose life ujya ushaka life path ye araza kubona atari rimwe. N'ubundi iyo life path n'ubundi ni nayo nyine niyo path y'uwo muntu, icyo ubonye niba ubonye rimwe life path ukabona rimwe, none waravutse kuri rimwe bivuze ko nyine uri hano for that, uko yagenda koswe kuba umutegetsi cyangwa se umuyobozi. Ubwo wenda mu byumve so wiki ntago ari mu gihugu, ntago ari company. Yego, ushakora company. Yego. Noneho ubwo umubare rimwe kuko ufite itekerezo bya byibura dukora uko dushoboye tuze kugera ku mibare 10 nyine imibare wenda uyu munsi abari ibyo tuvugaho. Rimwe agomba kuba ari umuntu wifitemo icyo kintu cy'ubuyobozi. Yego. Noneho kabiri abafite bita female energy. Yego, afitemo nyine energy. Ubwo umuntu ufite female energy ni umuntu w'umugore. Ntago ari umuntu w'umugore kuko n'umugabo yazigira, ntago ari umugore. Nuvuga ngo nyine muri we urabizi ko abadamu bagira imitima yoroshye, bagira amarangamutima. Yego, bameze gutyo nyine bimereye gutyo. Yego, rero niba ushobora n'umugabo ariko afite umutima woroshye, ufite amarangamutima muri wowe. Abafite karite zo Yego, suva ngo hakuno kugira ngo umuze nk'abagore umuntu akavuga musuzuguye, ntago uvuze ko uri umugore yiri utabyumva nabi, ahubwo ubumeze nyine ufite nyine niko umeze, that is you. Yego, ntago yimakiya. Yego, ntago yimakiya. Kwa kundi ushaka gusanga mu rugo ugasanga wena nk'umugore we yifitiye karakteri z'abagabo, arahigaza n'uza n'imishinga no gukora ibiki. We umugabo we yifitiye wenda y'abagore. Yego. Ukajya usanga wenda mu myumvikanire yabo kuko urumva ufite agomba kugandukira umuyobozi. Yego. Kwanza utayari abo bantu baranahuje. Of course, kuko umugore ashinga igiti avuga ati ngiye ibintu, umugabo ati etekera bugufi, umugabo agahita
abona ko ubwo ariko ubwo n'ubundi biba ari byo niko bimeze nyine uko nk'umugore ufite mare y'inaji usanga mu rugo ari uzana imishinga ya danye ujya guhiga ahubwo umugabo we ajya gucompleting cyangwa se ari aho ngaho ku mugore hari nk'ingo usanga nk'umugore ni muhigi pe arahiga cyane umugabo we ari aho ngaho umugore ari ushaka kwishyura inzu ari ushaka utuntu twose umugabo akabikora nk'uko nyine bikaba inverse oya ntabwo bivuze ko umugabo nawe atabona amafaranga yego ntabwo bivuze ko umuntu ufite mare y'inaji ari umuntu udakora ahubwo abazi gukora mu bundi buryo yego na yego okay gatatu ni abantu bari funny niyo umureba ubona ari funny abasekeje akunda gusesa ntari umbona akunda guhana gose kandi akunda kuvuga cyane kwa kuno umuntu nyine wumva afite utugambo twinshi nk'umuntu kumva wenda ntago yishimye akavuga atakoreka niyo amagare savimbaze hano yego gusa bakamukunda akenshi umuntu ufite gatatu nabatoka bakunda kuvuga ikindi n'abantu bakunda like n'ibintu avuga akenshi avuga ibintu abantu bakabyumva akenshi bakunda kuba abanyamakuru bakunda kuba abanyamategeko cyangwa bakaba aba PR abantu nyine like microphone yego ubwo no umuntu wayobye gahunda yo wenda tubare ntabaye umunyamakuru abaye nk'umumotari birashoboka hari nk'igihe utwarwa n'umumotari ukajya wumva ari gukomeza agenda akubwira story aba yarobye kariyeri inzira ye ariko n'ubundi bari gukora inzira ye ariko nanone niba umumotari abikora bimuvuyemo hari umumotari ubikora maybe afite gushakaho akaba kugira ngo ndase ajye gutsindiraho hajya umuntu avuga amagambo menshi ataraye cyangwa kubwira amagambo yasomye ahandi hantu ariko we nyirabyo biranizana akubwira ingingo ugira bati mbere umumotari ambwiye ibintu umva uko byagenda kose niba byumva neza mbese ugomba kuyicompleta waba uri muri ya nzira waba utayiri oya ahubwo uri kubikora ahubwo difference irimo tunya ku by'isi ntabwo bibyaza umusaruro ntabwo bigutunze ni ukuvuga ngo nk'umuntu ashobora kutajya mu nzira apana kugutunga wenda sinjye sibyo ahubwo uko njye mbyumva umuntu ashobora kujya mu bintu hari nk'ukuntu umuntu bamuyobya ugasanga nk'umubyeyi aravuze ati mwana wanjye ikintu nshaka uzaba umwenjeniyeri bakamujyana mu mashuri bakabimuhingamo mpaka kandi ari umukomedi ukajya usanga ariko no kwishanse wenda koko yaje kuba umwenjeniyeri ariko ni wa muntu wirirwa gukusanya abantu ababwira story yego none se nk'ubwo nk'ikintu wenda uvuga ati nk'umuntu uteye gutya ubundi bibaye byiza akwiye kwirinda ibi cyane cyane nk'abantu bafite mare y'inaji abantu bafite kiyambere bakumva kwirinda kunywa inzoga inzoga kuri bo ntabwo ari byiza inzoga ntabwo ari nziza ushobora kuroha abantu ayoboye ariko kunywa inzoga ntabwo ari byiza ushobora no kumutera ibibazo kurusha abandi bantu bose yego then abantu bo kuri ebyiri bakwiye kugerageza niba uri umugabo cyangwa uri umugore bakwiye kugerageza gustaking cyangwa se guhagarara ku myanzuro bafashe ntibahuzagurike nyine ntayobwe n'amarangamutima cyane kuko n'umuntu ushaka kugira umujinya akagutungura yego gatatu bo bakwiye uburyo bwose ibyo bavugamo byose bipfuye bihagaze akwiye kubibyaza umusaruro avuge yego ntabwo bakwiye gucecekeshwa cyangwa ntakwiye maybe bitewe n'idini cyangwa n'iki navuge kuko abantu barabikunda ibintu bye birakenewe noneho tujye kuri kane ni abahadi woka abakozi my friend ni umukozi ni wa muntu hari abantu ubona nk'abashinwa ushobora kumuha akazi bati ngewe wampayaya akakora ikihwanye n'ibyo wamuhaye ariko ubu muntu we niyo kubwiye ngo ngiye kuguha akazi unkore akanaga ko amafaranga make pe kari makeya ariko agakora neza cyane washobora kuba atazi kubyaza ahubwo umusaruro imbaraga ze ariko agomba gukora arakora rwose akantu kose umwe agakora neza atiganda akunda gukora ubwo aba ari itariki yavukiyeho aba ari umwaka ako kantu kamurimo aba yateranya byose yego ikintu cyo gukora kimurimo ntakora ku jisho ako n'umuntu uvuga ngo boss garaje kudukora oya ahubwo we niko ameze ukimuha task atabikora atitaye nta jisho akoreyeho atitaye ku nyungu yabikuramo akwiye kwirinda iki nuko nawe bagira defo yo gustatinga ibintu ukashyira ku murongo ngiye gukora ibi n'ibi ariko bikamujabuka akaza guteshwa kuri yanshingano bikamujabuka ugasanga kimwe yakiguminyeho cyangwa ashobora kuvuga ngo okay
ngiye gukora cyane mbone amafaranga nayo nza kuri business yanjye noneho umurongo ya setinze kugenderaho hashira iminsi usanga yabuvuyeho yego gatanu they are beautiful people like n'abandi good looking basani beza bari handsome bari umukobwa ni beza bari handsome cyangwa beautiful yego bari beza pe physical appearance abantu beza yego physical appearance you know na female energy abantu bari beza noneho ku gitsina goreho umuntu ufuze kuri ebyiri aba afite ikintu tubwiza buri naturel namwe usanga afite ikibuno atagize ajya muri gym afite mu nda zero ko yarya kose yavutse kuri ebyiri yego none kuri 5 n'abantu babari niba ari umutipe abari handsome niba ari umukobwa abari mwiza nyine yego ikindi kintu bazwiho nuko n'abantu bakunda nyine bazi kugigira yagushitse akantu bazi gutereta no gutanga yego nyine ikintu yaguketseho ntawe ushaka kumugendana arakugigira paka okay bibe ari ugutereta umukobwa yari akazi yego biba ari iki ababizi bimubamo ambese ni beza kandi bazi gukoresha ubwiza neza cyane abapfubuzi ubwo ni abakozi cyane abagigi babahatse boys abo ngabo ni abo kuri 5 ubwo abantu badukurikiye nyine mwebwe ushobora nawe kugenda ukabiteranya twababwiye formule ukuntu bikorwa nawe ukirebera koko muri comment ukatubwira uti mwarabeshye cyangwa se Salvatore ibintu yatubwiye nibyo 100%. ubwo turahita dukomeza kuri 6 they are home oriented yego nivuga ngo niba ushaka kuzana umugore ahantu ufite kisheshatu niba ari umukobwa ntago amutete imyaka 2 turashyiramo ingingo yo kubana ngo agukundire they are home oriented niba uri kumutete ikintu cyose n'ukurikeza mu rugo icye yaricara hariya abyare akubyara abana n'icumi yabakubyarira arebe televiziyo iki kandi bari loyo nukuvuga ngo si ugushaka kugera mu rugo gusa niyo yarugezemo arugumamo koko nukuri n'abantu bubaka rugakomera yego abo umugabo abo umugore yego bakunda kubaka nuvuga ngo ikintu cya mbere ashyira imbere ni famiye yego akunda famiye akunda umuryango yego bashaka kubaka umuryango nagakeneye ibintu byo guca ku ruhande ngo aguca inyuma oya mu kintu cyo muhangayikisha umugore we abana be cyangwa se umugabo ku rugo yego urugo bari 6 yego ubwo bo bakwiye ku mu gihe wandi wa a we business cyane mu mutwe bafite amede nk'igihumbi ibindi biri ku ruhande umuryango ubwo biri bizaza niyo binaje usanga nyine ngo niko umuco uvuga rekanye ndeba ku bana banje ariko akenshi usanga ari umugore ushaka kubyuka agasiga abana mu buriri batanabyuka atabizi kwigendera cyangwa umugabo cyane tavanga mu basi y'abagore n'umugabo ushaka kubiyabiko ariko abo ba 6 my god amakubi checking ko niba agiye ku kazi guca mu cyumba cy'abana y'abana bameze neza yagenda naho se ikintu bakwiye kwirinda ikintu bakwiye kwirinda nyene ikintu bakwiye kwirinda no kugira nuvango banga ariko none kuko bari loyo cyane banga umuntu ubabesha nyine kuko bari loyo ntashaka guca inyuma ntashaka kubesha yanga umuntu nawe wamubesha cyane biramubaza cyane ngo uwo muntu aramutse yubatse urugo umuntu bashakanye akamunanira rugasenyuka icyo gikomere ni burundu cyane cyangwa ashaka gushaka undi wenda kigakira ariko n'ubundi icyo gikomere arakigumana cyane arakigumana yego no mu ngaruka zigenda n'ibintu bigenda kurikira urabibona kurusha undi hari abantu bibagirwa baba bati byararangika nkomeza ko ngwe ntago ari inzika misiyo ye y'ubuzima urumva ibipfuye niko bimeze kandi ari muri bantu batagusaba divorce urumva nk'umuntu wikundira akazi urugo rwe rusenyutse ashobora no kuvuga ati nkuko yego ntaribireka ubwo ubuzima ariko no misiyo ye yari yo kubana n'umuntu none birakuye agomba kuba ari of course ntabwo abyishimiye 6 yego none ubwo tureta tujya kuri 7 yego 7 ni abahanga 7 ni abantu b'abahanga batekereza cyane bakunda kugira amayide apara duto cyane projet nini zagutse noneho n'ikindi uwo muntu iyo muri kuganira iyo muri kuvugana cyangwa muganiriye cyangwa kumisha nk'akantu ushaka kumubwira ngo nk'uko mvuze ibintu bya menology gutu kwivugaho uwo muntu wa 7 areta agira amatsiko agenda bikurikire
ejo ne tuzagaruka dusanga we yamenye n'ibindi binarenzeho wahitagira abyumva ni we 7 ubundi 7 niyo mpamvu yise ari ntabyo yarazi 7 n'uyu munsi birahura cyane 7 irimo yego kumara wayise kandi utabizi ntabyo nari ako mutimbwira ko ari ubuhanuzi ndaza kubaza urabaza ndaza kubaza nta kibazo reka tubanze dusobanukirwe noneho twari tugeze kuri 7 abe igihe yavukiye itariki irimo 7 cyangwa se mission y'ubuzima yamuzanye ku isi umva n'abashakashatsi ushaka ukoresha abantu bashakashatsi kuko bagira amatsiko yo kumenya ibintu byinshi kuko urumva hari watubwiye ati iyo ni misiyo ariko buriya tuzanamenye impamvu iyo misiyo umuntu ubundi yayihawe nande watubwiye ati uko byamera kose ntago byashoboka yuko wavuga ati njyewe ngiye kubibara neza nzatera inda umwana wanjye avuke kuko kwezi n'iyi tariki abantu ba 7 bakunda kuba ni abahanga bakunda gushaka ikindi kandi umuha hint gato ni byose bitakanye n'undi muntu ubwira ngo none se ngo ibyo abigarukirizaho biramubangukiye no ku ishuri buriya no ku ishuri cyane uzango usanzwe umuha hint bavuga ati bimukora buryo we agatabibyaza ikindi kintu nako barako yajya in deep icyo bagomba kwirinda icyo bagomba kurinda no guhitamo icyo bakora kuko bagira ubushakashatsi no kugira amatsiko cyane no guhitamo ikintu kimwe kuko bahorana amatsiko no guhitamo kimwe akaba cyo ashyamwe imbaraga cyane aho kugira ngo akomeze ajaraje kuko byose bayumva afite amatsiko hano tuzagera no ku mahobi n'ibiki byose ahubwo ubwo 7 none tujye ku 8 sasa umunani cyangwa se ubwo umuntu wenda kugira ngo mbibutse mbangira ngo dukomeze tugendane ubwo umuntu ushaka kuvuga ku itariki 8 cyangwa se ushaka kuvuga ku itariki 17 wateranya rimwe na 7 bikaba 8 yego cyangwa se 8 ushaka kuboneka cyangwa 16 okay 8 wo rero 8 n'abantu bo ndazira muri jambo bari karum cyangwa se n'abantu babayeho ubuzima bicreating cyangwa se bikoreye bavuga ngo uyavuga ngo inkubisi ya n'iki leta ibintu nk'ibyo yego bavuga ngo iyo uciriye mu kirere birakugarukira bavuga ngo ubu niko bameze bavuga ngo umuntu icyo akoze kiramugarukira ikindi n'abanyamahirwe ariko amahirwe abanza gakubitwa ku buryo bushimishije umuntu arakubitwa ariko n'abanyamugisha n'abandi n'abanyamugisha of course tajya kubyumva nabi nta munyamwaka uri muri abo bose n'abandi n'abanyamugisha ariko ku 8 ho energy yabo akenshi n'abantu akunda gukora ku mafaranga akubaciye mu nzira zikomeye nivuga ngo umuntu w'umunani ashaka kugira amahirwe aruta y'abandi kugira ngo akore ku ifaranga agira amahirwe mbese uko amahirwe ashobora kuba menshi n'ibyago bye nuko uko nyine uko amahirwe y'abamenshi n'irero biba byinshi uvuga ngo uko nk'urugero nk'abantu ba 4 n'abantu n'abakozi n'aba muza ku mafaranga yabiri icyuya urukumva umva yatigise mu mvugo nyine zuwo yatigise bishoboka kose ariko umuntu w'umunani shano kuri pe jana ko yere mu mafone muhamagaye akabana amahirwe atakenze bite waciye mu zenzira umva biragutangaje kuno yego ariko abandi bo abona ko yabitse icyuya cyangwa phone kabirasonya akamubwira ati bya bintu byose wubatse byarangiye yego ibyo bene nabaho cyane kuko 8 ashaka kuzamuka kubita hasi umunsi umwe undi munsi akazamuka kuko agira amahirwe inzira ye ni gutya inzira ye ni nk'8 ni 8 urumva ni ntago yakomeza ngo azamuke ntago yakomeza ngo agwe nefini yego navuga ngo icyo ukoze hejuru ugisanga hasi icyo ukoze ugisanga hejuru mu 8 ni inefini nyine nta tandukaniro riri mwaho ngaho bakaba bakwiye kwirinda iki bakwiye kwirinda guhemuka no kugira nabi uko ariko kose kuko basarura ibyo babibye yego icyo cyo bakimenye nubwo bwose ufite amahirwe yo kubona ko ariko anu umuntu ukwiye gusarura icyo yabibye niba ugize neza nibyo usaruramo niba ugize nabi shana ukuri pe kandi ntukavuga ngo ndagira namenze gusaba imbabazi kuko niba nibasa n'ubundi urabihanirwa niba wazasaba imbabazi yego ko twakomeje ku 9 ubundi ni all in one 9 ni umuntu ushobora kuba ibyo byose navuze kubera ko nyine bari adaptive
yego bari adaptive ashaka kwiyadabuta kuri kimwe muri ibyo buri kimwe yego byose afite ubushobozi yego icyo yahitamo yego yavuga urukumva yakora yashaka yazana ibitekerezo nyine ari adaptive yego okay noneho hakaza rero ikintu agomba nawe kwirinda nyuma kwirinda nawe harimo inzoga bakunda kuba nyine kwa ko bafitemo akantu ko kuba addicted ku kintu runaka agomba kwiriza inaje zo kuba agiye ikintu cyamubata kikamutwa kikamujyana biramubangukira yego biramubangukira yego kubera ko ashaka kuza nko ku kintu agatagikunda yagikunda gataguma aho ngaho agahita gataguma aho ngaho rero nyine urumva we si cyo kintu cya we ikintu cyose ashatse ashyizeho umutima cyakimufatishije aragishobora ubundi nyine we ni all in one icyo ashaka cyose yaba kiyo ni 9 ubwo uko ngo imibare 9 yose irarangiye yego ariko hari indi mibare 3 ya master number ni kwa master number yego noneho rero wenda ubwo nayo turete dukomeza kugira ngo tubivireho rimwe Seven ndabona nyine nawe afite ushaka kubaza ibibazo oya reka tubigire ko bisobanuke wanabona ibibazo rugiye kubaza ugiye kubyumva ubwo 11 wanda bibutsa ko ubwo indi mibare master number 11 22 33 yego nivango 11 ni master number ubundi mbone magambo ni loyo number kandi ikindi bakagira emotion cyane yego bagira emotion nivango muza emotion bw'abayobozi bwe ashobora kuca muri gitsuri gikomeye cyane ko uko ameze emotion afite ashaka kuyoboresha niba afite emotion zo zakababaro ushaka kuza umunsi yabaye nyine ubwo nawe bagato barahura n'ingaruka z'ibyo ngibyo yego yaba yishimye akabagarira nuko yego noneho bakunda no kumvwa cyane bashaka umuntu amwumve yumvwe ibyo avuze n'umuhakanye umwumve pe umwumve akaba agomba kwirinda iki bakunda no guhindagurika icyo agomba kwirinda of course nyine no kugerageza gukontorora emotion yego tuyatabangamira abandi ubwo 22 nabo ni abantu bari ni master n'abantu bakunda kwigisha like masters ni constructor ababuilder abantu bakunda kubaka ibintu nko kumva ngo ushaka kumva ngo umukuru w'igihugu yubatse u Rwanda n'uwa rwubatse aho rugeze n'uwa rwubatse like nuko rw'ibyo nta sinzi niba ari life path ariko nabubatse mvuga ngo uno muntu yubatse ikintu bitana se umutekano mu Rwanda cyangwa se yubatse umuco muri urugo cyangwa se yubatse discipline muri iki gikundi nabubatse ikintu yakiziritseho ko akagifata indi ntera nganakora kuzamura ibintu bakabihagarika cyangwa ukabona nk'umuntu agiye nk'ahantu nko gutura iyo hirya kuri hata nta muntu haba umva akashyiraho imitego akazamura nk'umujyi yego nabona bakunda kubaka ibintu bidahari bakubaka ikintu runaka nk'ukigangura se mu Rwanda bubatse umuco w'isuku mu Rwanda birazwi yego akenshi bura abagashaka kuba n'abarimu yego agasanga nk'umuntu wenda yavuze ati ngiye kwigisha iki kintu imyumvire yego bavuga ngo projet ntabwo iba ari iye wenyine ugomba kugira ingaruka ku bantu benshi thank you venza cyane 22 abo bantu bagomba kwirinda iki abo bantu nyine bagomba gushyiramo nyine flexibility kubera ko urumva yuri kubaka ushaka guhura n'abantu benshi batabyumva kimwe rero iyo ubasha ubushobozi ushaka kubagirana no gushyiramo flexibility ibyo bintu muri urwo rugendo rwabo gushaka bavuga ngiye kubaka ikintu cyose gica ruswa y'igitsina tuvuge mu rugero muri entertainment ukacyubaka icyo gihe usanga ari mu murambo wawe cyangwa iki kuva ati zero tolerance kuri iki kintu nta gusubira inyuma rero urumva rero uzabamo n'ibibazo ukeneye wenda se nyine ukeneye kurumva yo bite kugenda neza urababara cyane cyangwa abantu bari basanzwe bayirya mukagirana ibibazo yego ubwo turakomeza ku mubare wa nyuma 33 uwo ni master of masters ni master of master abo ngabo tuvuyeho we abari ku rundi rwego yego ni master of master nuvuga ngo nta muntu umuntu wa 33 biragoye ko yaba ari umuntu waba mu bantu ntiyigaragaze no umuntu udasanzwe udasanzwe cyane nuvuga ngo nyine ni abandi barigisha bakora ibiki ariko wararenze kuko nyine nkuba bango nuwigisha bigisha yego iyo niyo energy
yego ubwo ni ukuvuga ngo 33 aba ari umuntu uko byamera kose widistenga mu bandi bantu cyane afite iyo energy wamujyana hose aba bari hejuru agomba kugira ikintu akora kandi bose bakabona ko nyine ari arenze ari itariki yavukiyeho abe bya bindi byose biteranije umuntu usanganye uwo mubare uko byamera kose ese ikiruta ikindi ni iki ikiruta ikindi ni ntuze ni life path life path ni uteranya imibare yawe yose kuruta itariki ntabwo ibiruta navuze ko imibare yawe yose ikwereka nyine misi ufite kuri iyi si noneho ntuze kwereka en general rero ushaka kubireba neza nk'umuntu ushaka kubireba byombi ushobora kureba itariki wavutse ukareba na life path yawe bavuga nubwo navutse kuri iyo komisiyo yanjye ni iyi ngiyi mfite ushobora kuba nka kenshi nk'urugero diforo muri ibi ariko nzira yanjye yego ushobora kuba nk'urugero ushobora kuba uri umutoka uri 3 ariko wajya kurasa ufite life path ya 7 ya 7 bivuze ko uri umuhanga ibyo uvuga harimo ubuhanga yego ushobora kugenda ugasacinga amakuru uri umunyamakuru ugutanga za nkuru zimbitse ziri mu buhanga ubwo ni ukuvuga ngo uri umunyamakuru ariko wenda dufate nk'urugero nka mwana afunze ni umunyamakuru ariko ushaka kwivugira ku bintu yego nyine biri unique bitandukanye abo wakumva ari kuvuga ngo tufote wa mukobwa yambaye ubusa yego cyangwa iyi nkuru yatoraguye ahantu ibyo si ibyo ntago ari nubwo ari umunyamakuru ariko w'umuhanga akaba n'undi munyamakuru we wo gusetsa abantu ari komedi akaba ari mwiza wenda ashobora kuba ari mwiza azi kuvuga akaba ari umunyamakuru mwiza uzi no kuvuga ukaba ushaka kuba umunyamakuru w'umukozi byanya uri 3 uri 4 ufite life path ya 4 cyangwa se ufite kuri 4 afite nuzi ya 3 bivuze ko umunyamakuru ari umukozi arakora n'ibyo ntabwo ari ubwenge bwinshi ariko nawe yaprodiga 5 ku munsi yego ubwo ariko rero imibare turayirangije buretse kuri iyo mibare gatoya hari ibintu muvuze ino mibare muvuze ya master numbers 11 22 33 yego yo uyibona ni imibare ubona wateranyije ntago namenye donc urabona uteranije imibare yawe yose ukabona hasigaye 22 utari wayiteranyayo iyo ntago wirwongera kuyitera iyo ibaye master ntago nayo ubwo wundi wakayiteranije kaba 4 ariko icyo gihe ntago uyiteranya uyireka gutyo indi yo urayiteranya ikavamo umwe ariko 11 22 33 yo urayireka niyo ngiyo 3 ine 4 ntago irimo ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo ibi ngibi uyu munsi ikiganiro tugiye kukirangiriza ahangaha cyo cy'ubusobanuro ariko ubusobanuro wari ugiye kuduha n'ibyo ikindi gihe tuzagutumira utusobanurire ukuntu abantu bashobora guhuza tubwire uti wenda umuntu ufite 1 na 2 ni ukuvanga amazi n'umuriro umuntu ufite uyu n'uyu sawa cyane ubwo icyo gihe nabyo tuzabibabwira noneho rero muri komenti muraza kutubaza aho mutasobanukiwe nta kibazo ngo hagiyeho rero umwanya w'ibibazo kw'iki kintu cyane cyane 7 nubwo mutari kumureba ari hano nabonaga nyine bavuga yandika tubwire nyine ngewe umwanya n'uwawe hari ibintu nyine buriya reka iyo nza kubibaza cyane muri kubivuga nibwo byari kunyorohera ariko hari ibintu mwagiye muvuga byari isomo nyine okay numvise noneho ndagira ngo umuntu ntandukanyirize iyo umuntu avuze ngo desti sibyo wenda nk'ahantu usa nabyita ngo kimwe okay desti abantu barayumva n'inzira umuntu azacamo ya life path mwavugaga kandi mwigeze kuvuga ngo umuntu ashobora kudevia life path yiwe ahantu inzira agombaga guca ashobora kuyica ku ruhande ubwo noneho muraza kuntandukanyiriza niba wenda nciye mu nzira runaka nkapfa n'urugero ubwo ngeze kuri deste yanjye nyine ngeze ahantu nagombaga kujya niba na devie life path yanjye cyangwa se icyo ni kimwe ikindi ubwo niba ari uko bimeze nshobora gupfa igihe ntari gupfiraho ubwo niko mbitekereza uraza kunsobanurira ntabwo zizemereka nkubaze mbawari kandi nawe ugiye wenda ngewe ntago wenda sinjye wajije ariko se wowe ni gute bavuga ngo umuntu ashobora gupfa mbere y'igihe agomba gupfira nyine se nese gutuba ngo umuntu ashobora gupfa atarangije inzira ye waruza bizarangira nyine dore ikibazo rero n'icyo ngicyo niba uvuze noneho ngo umuntu adevia inzira nyine yagenewe gucamo nko ko n'umumotari agenda gutera story nyine n'iki
kandi yaragiye kwibera umumotari none niba yaradeviye yanzira ye ubu si bivuze ko ashobora kugiriramo ibyago ahantu atari mu nzira itari ye ikibi cyonyine kirimo nuko umuntu njye ariko ubwo ndi kugendera ku byo yavuze ikintu inzira cyangwa misiyo yamuzanye ntago ari yarimo icyo rero si icyaha si n'ikindi kibazo ashobora no kuba yarabikoreshejwe n'ababyeyi bambwiye ibi nibyo bigezweho cyangwa se yahuye n'ibyago wenda niba yarikundiraga nk'ibyo bintu by'itangazamakuru ubuzima bumukubitishije kuba umunyonzi akiri muto noneho uwo muntu rero ababayeho ubuzima bucagase uze kunkosora bucagase kuko iyo uri gukora ikintu waziye uba wishimye atagakwiye kubara nyine ndi kubyumva iyo uri tuvuge ukunda kuvuga sibyo ukunda kuvuga kwi-expressing ukabigaragaza noneho urumva ampulisi noneho ugize n'Imana bagwaye akazi kuri televiziyo jya wirirwa ubabwira uwo muntu ababaye ubuzima bwuzuye aba yishimiye n'akazi akora ntibimugora ntabwo ari burarasoma ahubwo wenda ntibimugora icyo cyo nacyemera aba ari na agomba kuba ari nyine ari ahantu yagomba kuba ari ibyo reka ndabyemera ariko ashobora no kuba ari gukora ibintu bye mu bundi buryo none se niba ari umumotari sirirwana n'abantu ahora abwira se ako yayobye inuza life path yiwe yarayiyobye ariko afite ababwira n'ubundi afite ababwira yararuhuka aravuga ko muraruhutse none se wamuhaye gucunga stock akagerirwa yicaye uwo muntu urumva batamuye mu kintu none ntandukanyiriza iki none akajya ahura n'umuntu nk'umwe uretse mu ntandukanyiriza iki kintu desite ubwo si nk'ahantu ugomba kugera nyine butegetswe kugera ariko ntabwo nabuze destination ni inzira nyine nanjye nazanyemo icyo kintu ahubwo iyo nzira uyinyuramo iyo life path ntabwo igenda for no ntabwo ijya ahantu hose hari ahantu iba igomba kujya destination yayo no nyine destination yayo nyine first of all ni path ni inzira ugomba kunyuramo rero ntabwo igize mvuga ntabwo ijya hehe ijya kuri desite yawe yego none se iyo uyobye yanzira noneho ubwo ukiri kujya kuri ya desite yawe no ntabwo bivuze ko desite yawe iri muri iyo path nsobanura sasa ritandukano ry'ahantu uri kugana n'umuntu wayobye inzira no okay ntabwo ari ukugana ahubwo no uri kugendera aho uri kugendera yego ntabwo ari ukugana aho uri kugendera path inzira urimo yego nyine umuhanda kugendamo iyo nzira uri kugendamo uretse umuntu ntashobora kugenda ukajya mu mujyi ugaca Nyamirambo undi agaca Kimisagara mwese ni mujyi mu mujyi se aya mahanga murimo kunzinza ntabwo ndi kubyumva ongera usubemo ikibazo cyawe dore ikibazo cyaje kiragira gutya nyama mumbuye gutyo nuko usimbukira kuri destination ntayihure na path bwanga destination igomba guhura na path oya dore impamvu seve urugero rwo tuvuge wenda urashaka kujya wowe uri kuvuga ko umuntu aramutse ayobye inzira yahinguka ahantu atari kujya nyine mbanza wumva ikintu wowe urashaka kuvuga yuko niba ngewe wenda tubare ngiye ndi hano mu kadomo hagati nzengurutswe n'inzira imwe ica indi ica none nyuze inzira itari yanjye wowe ushaka kuvuga yuko ahubwo uwo muntu bishobora gutuma ahinguka ahantu atari guhinguka nyine dore logique hari n'iyi ngiyi sibyo mwatwigishije imibare muvuga na life path inzira umuntu azacamo tuvuge niba agiye mu mujyi hari inzira yagenewe gucamo siko bimeze inzira yagenewe gucamo ni inzira igenda ikamugeza mu mujyi oya ntabwo imugeza mu mujyi okay no nyine inzira ariko arandika kumujyana no fata kaburimbo n'igitaka basi reka rero fata inzira ebyiri hari kaburimbo ijya mu mujyi n'igitaka ijya mu mujyi niko ngende kuvuga inzira ntabwo ni kuvuga destination shaka kuvuga mu mujyi mu kaburimbo n'agace gitaka abantu bose destination ni imwe baba bazapfa ahubwo urugendo rwabo rwagenze yego noneho kugira ngo ubyumve neza isi ikeneye izo mpano zose abo bantu bafite si ukuvuga ko nta kamaro nyine umuntu yari afite ahubwo mu nzira ye yabayeho ati urugendo rwe bwite rwari rwararwuzuye ese noneho urugendo muri rusange yamariye icy'abandi kuko niyo uri aho ugomba kuba uri ndakubwiza ukuri ubuseka wishimye unakuretinga happiness ko hose bakuzengurutse iyo uri aho ugomba kuba uri naho iyo uri aho utagomba kuba uri nyine bikugiraho ingaruka haba ari ikibazo bikugiraho ingaruka yego ndetse muri za ngaruka nawe wenyine gusa na people around you bagira ingaruka sibyo kwa kuri mwambwiraga waciye igitaka undi aca kaburimbo sibyo niba uciye igitaka wenda muri life path yawe uca kaburimbo n'urugendo umuntu umwe kuvuga rega
ni umuntu umwe n'ubundi ndi kubyumva ni umuntu umwe ariko ushobora kunyura mu nuza mu gitaka cya kaburimbo yego akajya kuri ya destination no ntabwo navuze destination yo kwanje wowe sinzi impamvu yise usimbukira rero wayibwiramo destination rero y'ikintu kigomba sinzi mu kinyarwanda sinzi ko navuga niba ari rwangenda ni ikintu cyawe aha iyo rwangenda ikintu cyawe okay mu mvugo nziza navuga mission yawe angara ku destination misiyo yawe okay urugero misiyo yawe ubundi niyo kubaka umuryango sibyo ariko iwanyu barakubwiye ngo twe turi abakristo cyane turashaka kuba padiri tayari uwo muntu ubuzima bwe ingaruka za mbere ntago we mu by'ukuri ahamanya n'ikintu harimo uwo muntu rero atandukanye n'umuntu none wabonye umuryango ukanamuhira bari bafite intego ugomba no kumuhira kubera ko nyine arahagomba kubura energy z'imbaga zose ari mu bintu byiwe uzikira buriya muzasobanurira neza ahubwo noneho mwese mwirengagije destination ntabwo twavuze ari destination munsi yariyo nta kibazo destination muzayisobanura oya ubwo biraza kudusaba kubaza Salvatore niba ari icyo yavuga kuri destination y'akakanya destination ubwo nta kintu nayivuga kano kanya ariko ibintu navuze before nta destination igeze mvuga navuze life path cyangwa mission nyine niyo mpamvu rega iyo rega umuntu agira inzira ariko arahana ari kujya nyine ndiko nibyo noneho kugira ngo tutazavanga abantu wenda unyemerere tuzongera tugutumira ahubwo utubwire collaboration cyangwa relationship hagati ya mibare utubwire uti aba naba bahuza aba naba ibyo bintu byo ndumva ubizi kuko bijyanye n'ibingibi iyi ni numerology noneho ndashaka kuzongera tukagutumira nanone utubwira ku bintu bijyanye n'amahoroscope nabyo ngo ni ibintu bigena imyitwarire y'abantu tuzagera aho tubihuze n'ubuhanuzi ahubwo na za Bibiliya n'ikibyo n'ubupfumu byose ya byose birahuye Salvatore turagushimiye rero kuba wakiriye ubutumire bwacu ibindi tuzabikubwira abantu muri comment icyo bazatubwira niba ari aho ibibazo tutakubajije twagomba kukubaza sawa ubwo nawe ubutaha twizere ko twemereye kuzagaruka Imana ishaka ako ngomba kugaruka